Natasha Wassales, yeah, we back again. Click subscribe, share the love, tell a friend, simple fun. Every day hit that bell and stay, yeah. Natasha Wassales, Natasha Wassales. Subscribe and share. Mwiriwe ubu noneho nabaye umubyeyi nsigaye mvuga ntuje bya bintu byakavuye ubu byararekeye. Ahangaha rero nari navuye gushopinga ngiye gupakinga ibintu nzakenera kwa muganga. Ubu rero tugiye gutangirana. Urabona ko nari ndimo guhambura bya bintu. Kari akantu rero ntimumbaze ngo kitwa gute, gusa ni akantu ushobora kwitwaza ugiye nko gusura abantu. Izina ntimurimbaze mu mbabarire, ukaba wagafungura niba umwana aryamye mu ntebe cyangwa he ukamutwikira kugira ngo imibi itamurya. Ushobora kugashyira kuri baby Moise. Dore urabona ko no kugahambura byari byananiye. Murabona ko Celestin niwe wari urimo kunyereka cyangwa ibintu byo kubyara bimazemo imyaka myinshi. Ngiye byari byancanze, nta kintu na kimwe ndi kubona nshoboye. Nuko ubwo murabona rero nanigize sireye ariko mana we nanze kwambara ikanzu niyambarishije udupantaro kugira mutazanagira ngo ni AI inda muyibone bro. Ubwo rero murabona nabaye igikara. Niba ari ikintu cya mbere cyananiye kwisiga amavuta nayavuyeho ndwara ibiheri ndapfa ndashira. Mana nyagasani, uru rugendo reka mbabwire kugira ngo umuntu yitwe mama ni urugamba. Ubwo rero hariya yarimo kwibaza niba n'umufuko uri mu byo na shopinze byamucanze. Ariko ahangaha ndabona hano hari utuntu dukeya, na hari byinshi nari ntarazana, byinshi. Ziriya pampa rero bari bambwiye ngo nizo nziza. Ngiye rero ngendera mu kigare kuba uwo muntu wabimbwiye afite uburambe mu bintu byo kubyara. So mbibutsa yuko ahantu haba ibintu by'abana batanga serivisi nziza kandi ku giciro gikeya ni muri Bebeto Shop. Yego, umva uyu mumama agira ibintu byiza, atanga serivisi nziza. Mana nyagasani, niwe muntu uzi nyine umukiriya icyaricyo, uzi icyaricyo. Reba hepfo kwa mama Mikasa hari icyapa cyanditseho ngo Bebeto Shop aho ngaho. Kamwe ku kaji kugira ngo mbashe kubasobanura murebe ukuntu nasaga nabi. Buriya nakara kagofero nagashyizemo kugira ngo mutazarincisha mu nari mfite injwiri wajyana nk'amasaka banteretse ku mutwe. Umunwa rero dore umunwa nari mfite, umva. Ariko noneho Mana nyagasani, abandi ngo barabyibuha, cyakoze ngiye nabyibushye nyuma ya hano. Ahangaha urabona ko nari ntarabyibuha, ariko imbaraga zabaga ari nkeya. Mwabantu, urugendo rwo kwitwa mama nyine ntago rworoshye, habe na gatoya, ntago rworoshye pe. Ari amavuta rero mfite barambwiye ngo ni meza, gusa arahenda. Barambwiye ngo ni meza ku mubebe n'isabune yayo. Ndavuga reka mbigure, kubera ko bitewe n'ukuntu numvaga nshaka umwana. Nta kintu na kimwe ntari gukora, na kimwe ariko na kimwe. Ari amavuta rero mba ndayaguze. Umva ibintu byose ngiye nagenderaga mu kigare. Dore hari rero twari turimo gushwana, arimo kumbwira ngo naguze ibibebero bibi, ngo ibiki n'ibiki. Umva Mana ndamugasa, ubwo uzagura inziza wowe. Dore yahise arakara, ni kuri arakara boss wanjye. Do arazifasha ariko zireba ngo ni bibi, ngazagura utundi ngo ni binini. Ariko naguze ibikoresho byinshi, hano hari dukeya. Urumva nuko ubwo rero arapfundura kugira ngo azirebe. Ndamugase waziretse mpita nzana n'ibindi. Umva ni byinshi, naguze ibintu byinshi cyane, kubera yuko numvaga umwamikazi nyine umwana ngomba kumwitegura nk'umwamikazi. Irarenjete rero barambwiye ngo ni nziza, cyane. Ngiye urumva ko ibintu byo kubyara ntabyo nzi. Nabazaga Bebeto, uriya mama wo muri Bebeto Shop. Mana yanjye, cyo koza ndonye ndamushimiye. Uriya mubyeyi yampaye imyenda myiza, uriya mubyeyi yambereye imfura. Umva ntiyampenze, ntiyagize gute. Imana ijye umugisha. Mpita nzana akavarize rero. Urumva naguze akavarize keza, kari akavarize ni akawoje. Urumva byose uwo mumama niwe ngiye naragenda amuga ati mami ugomba kunyambikira umwana ukamwambika kugeza no kuri pampa kugeza none ko kunari narashyushye mwibaze ko naguze po ibaze kugura po utaranabyara
ariko ndi inkunguzi we umva barayanjye ni inkuru ndende nzabaha story ko nzabaha storira mwebwe mukore subscribe kugira ngo mujye mubona notification y'ikintu na uploadings nzabereka amavideo menshi nagiye mbafatira ariko umva umukobwa aravuna mama bajyaga babingira njyane brag iminwe iruma ikava kuma igacika ibisebe nongeye naguwe nabi nkajya nduka nkajya ncira nkajya mpwera yo numva ndiyanze ndagenda nsa nabi reba ukuntu mu mugongo hasi umukara noneho nsanzwe nta nakabuno nigirira indiraza akabuno karagenda umva kamera nk'iyindi iri kurisha imihate ku rugo umva sindakomera mu bare mureke kunsetsa nta mwuka mfite yo dore ngibyo rero dore ngibyo ibikoresho ariko hari ibikoresho byinshi rwose bitari mahanga iriya baseni ya kabiri nari mvuye kugura iya mbere narayiguze nyigeje mu rugo umugabo wanjye arambwira ngo ntabwo ari nziza dore indi hasi ngiri indi hasi mpita njya kugura indi base so karana karingiti k'umwana rero bamaye dore na baby bag zira baby bag ni ebyiri inini n'intoya zira na zihariya mwazibonye hariya rero nabonye pampa bamaye ngo nzambara ndatitira ndahamuka ko ni ibipampa binini pe ababyeyi murabizi bayi pampa batwambika tumaze kubyara kari akantu rero ni cyiza hariya ndambitse hariya kagakarito karimo brosada y'umwana karimo coupongre harimo utuntu twinshi n'akantu ko kumupfuna harimo akamupima umuriro harimo ibintu byinshi cyane iriya ntareze ntaye hariya imwe uhanaguraho umwana kariya ni akayozo kumwe nyine ushyiramo amazi ukajya wunyuguza umwana mu gihe andi mazi yanduye so ziriya ni tije koto iriya ni porte savo iriya ni ya basi ya kabiri ntakunze nabonye atari nziza mpita nigurira indi ndi gusoma ku kaji kugira ngo inyota itanyica dore nda ndimbo ya Bruce Melody rero mana nyagasani niyo ndirimbo nari mparaye byo gupfa nuko ibase ubwo twa turimo kuyivuga ariko mgatese amabase abiri uzamwogereza muri abiri nawe urakabye noneho ikintu cyansekeje n'ukuntu yambwiye umva ngo aya mavuta waguze ngagura amafaranga ya naya ngo urabona utari kunkirishamo ngibintu byose ngibintu waguze bihenze ngo uri kunshirishamo natandamuga ati hangane uyu mwana ni imfura kandi uyu mwana yaje akenewe guys murabizi ndashaka kuzabahereza ikiganiro kirekire nkababwira urugendo rw'uburyo nabonye mu mwana ukuntu Imana ari umukozi w'umuhanga ukuntu Imana ari igitangaza simuzi antere bibero hasi uyu mugabo nawe simuzi amasaga yirwaga se kuri TikTok Natasha n'ingumba nta byara bwe ariko Imana nyine yigiye gukora itiziga itibabwira ngo tetwa kugahuyu kanje tetwa kara naga puberi rero namutaza kwitiranya n'indobo kari nyuma ya ranjete ni puberi y'umwana umva nziza kubi zira n'indobo zo ryo zo gutarampamo imyenda y'umwana ariko ndi kubona hano hari ibintu bike kandi naguze ibintu byinshi so hano nta macagwa yari arimo amacagwa naje kuya shoppinga nyuma nayaguze mu gakinjiro niho nayaguze kira ni igisarubeti rero cya gisarubeti nari nakiguze muri ya myenda umwana avukiramo umugabo wanjye yari ari kukibyinjira reba turiya dusogisi mfite tumeze nk'udukweto umva umugabo wanjye yari yadukunze yishimye nanjye nadukunze iriya myenda rero naguze wa mwenda ya package ngo yo kuvukiramo nibyo byiri umugabo wanjye ari kwerekana mbona nago bishyuha nago biri sexy mpita nigura kiriya gisarubeti muhaye ngo ari cyo umwana azavukiramo kubera ko kirashyuha cyane umva ibyo byose nabiguze kwa Bebeto Shop mana yanjye muze kumbwira mpiningeho nimero yiwe hanyuma muzamuteza imbere abantu mwenda kubyara ubwo mana yanjye harimo utuntu twinshi ako tuba dusokisi tumeze nk'udukweto nari natukunje dore harimo n'akagofero katwo turano utundi dusokisi natwo ni twiza n'udukobwa mana yanjye nyine apana bya bintu mwambika abantu ukabona umwana ajyana umukecuru ugomba gushaka utuntu twiza ariko nyine nahoranaga umushiha sinzi impamvu nahoraga mvuga isura noneho rakambasetsa karana akagofero ka twa dusokisi twa mbere turi umugabo wanjye afite n'akagofero kabyo urumva mana njyewe dore kara akagofero ni keza narakabonye mutamuga ati singasiga ariko story nshaka kubahereza
ni ukuntu nkitwita nabyibushye amazuru n'iminwa gusa. Namwe bijya bibabaho? Simbizi, ntabwo mbizi niba bijya bibabaho. Ndavuga se Mana, mbyibushye amazuru n'iminwa, aho kubyibuha nyashi, aho kubyibuha iki, nibyo bintu mbyibushye byonyine. Reba isura. Ariko narireba ukuntu nsa nkabona ndasa nabi, nkavuga ati naribi ngiye gukora umuntu bro, ngiye kuba mama w'umuntu. Dore nakaga gakoma ko ku kuboko kumurinda nkuba bahise bakama. Dore isutiya yo konkerezamo rero, isutiya wambara mu gihe ifata amabere neza, ku buryo mu gihe utaronsa umwana nyine kumwe amabere yikama, bituma nyine kumwe amabere yikama bituma amashereka atameneka. Ikindi nyine urayifungura kandi ukonsa umwana uyambaye. Mure ndi gukora vlog, niba ubona byakunaniye kubipima bubikuye ushyireho amazi, ndabyikora ninsoza. Urumva mva nari mvugishije Imana we, nanjye ndashagarara ndajabirira. So mba ndahagurutse, burasa nari ngiye kuzana iki kandebe. Nakomeje kureba za pampa zanjye, umutima ukambamo nkavuga ati bro, bazanyarura amatirisi bazayikuramo. Niba umuntu yambara pampa ingana gutya abagiye kuyishyira he bro? Umugabo wanjye rero yatinze ku isuti, ariko kumbwira ariko amasuti yaragwiye. Urumva, ubwo rero iyi ni gift umushuti wanjye yanguriye witwa Shanto. Rira kote ni ikote ryiza cyane, ni gift yampaye guturuka muri America. Arambwira ati shu enda gift. Ndamushimiye sheri wanjye Shanto. Ubwo seko nta baby dore baby Moyize hepfo. Twana ndimo kumaza ati sebe tutujugunye. Twajemo petit bato. Kara karingiti karashyuha, ndakabatuye ni keza, karashyuha. Nyine Mana yanjye ukorosa umwana, nyine hariho imbeho kabisa, ukavuga ati umwana namworosha, ibintu birashyushye. Ubwo rero ndabizi mushaka ko mbaho inkuru zanjye z'ukuntu inda yanguye nabi, z'ukuntu nahoraga muri ecography. Nyine njyewe sinzi. Noneho nagize ikibazo cyo gutwita nikubita hasi. Sinzi niba namwe bijya bibabaho. Nikubita hasi, sereri kamfata nkavuga Mana. Ubwo rero aho nari naniwe. Nari ndimo kurambura ibigoma, ndi kumwereka ibigoma naguze, ariko byari binini ntarabikatisha. Nambwa se ibi bigoma bizamara iki koko bingana gutya Mana yanjye? Kari binini. Ni wowe wahise ambwira ngo barabikatisha, ntumbaza ahantu yabikuye. Simazi Mana yanjye. Umugabo wanjye menya afite abana nka 5 hanze. Sinshobora kumva ukuntu azi ibintu byose. Ababizi. Ariko ahangaha twari turimo kubaza umusheri wanjye witwa Murerwa. Twatuma sinibuka ibintu nari ndi kumubaza. Niba ari ibiki? Naramubazaga ko ari kinini kuruta ibindi bitwaguze. Aransobanurira. Urumva, mpita ndambura na kiriya kigoma kindi. Naravanze ko rira bararyo, urabona ko n'umuhungu yarikoresha. Ntabwo nakunze kwibanda kuri igikobwa cyane, ariko narakabije da ibintu byinshi ni amapinki pe. Ni amapinki ko nari maze gukonfirma yuko ngomba kubyara umukobwa. Bari bamaze kubimbwira kenshi. So nari mfite ubwoba mw'abantu mwe. Hirwa mbaza umuhisi n'umugenzi wabyaye, igise kiryana gute, igise kimera gute, bakambwira no nkumva ndapfuye, nkavuga ati karabaye. Hara rero akantu urabona ko kari karakoze. Hara rero umugabo wanjye yabonye ko naguze po, arambwira turi inkunguzi wa mugore we. Po aka kanya po arumirwa ariko urumva cyokoza yari yakunze karaga puberi, ariko indobo yari arimo kumbwira ngo iriya ndobo nyine ngo ntago ishamaje, ariko njye nari nabikunze rwose. Ko mpita mpambura akavarize ndeba ingano yayo. Noneho story kambahereze story rero mu kujya kubyara. Urumva nagiye nikoreye ibintu, varize yuzuye na baby bag. Jesus. Abaganga barambaza uje gutura hano, uje kubyara? Mana yanjye nari inshyushye, nari natokombeye umwana bro. Njye nagiye mvuga ati Mana ntago ndi butahe, reka. Urumva muri varize urabona ko harimo ibindi bintu nyine ntari nabashije kuzana hariya.
biriya nari narabimeshe twarabiteye ipasi tubishiramo twari tutarabitera ipasi tubishyiramo hariya urabona harimo udusokisi tw'umwana tundi tutari twa gikobwa tumwe two kumufubika nyine mu gihe hariho imbeho. nawe umugabo wanjye yaransetsaga yabonaga udusokisi ari dutoya akambwira ati ubwo Nata ibi bintu bizakwira umwana ahubwo se uzi ko nzabyara umwana ungana gute ufite ibiro 10 bwiza ukuri numva rero bikamucanga akambwira ati ngiye se ndinde wo kuburanya ndinde ariko ibikoresho byinshi yagiye abikunda arambwira ati Bebeto shop tuzamuteza imbere no kuri bucura bwacu tuzamuteza imbere mpaka ira rero ko nyibagiwe ndapfuye ni porte bebe Jesus nanjye byarivanze irura ni wa mwenda nari naguze wo kuvukiramo ariko nyuma mbona nagushamaje ibizuru ukuntu ringana n'iminwa. Iyi shari rero barambwiye ngo ni nziza umva ngo ni nziza kuko yaranampenze pe iri mu bintu byampenze barambwiye ngo ni nziza cyane kandi sibasaba reba iminwa burana nagerageje kuyirigata aka gashuka ka papa na mama ko murakazi ko ndumva njya nkabona iriya shari niyo nabonye y'umwihariko ndebera iminwa n'amazuru wereba ukuntu nsa utuvuta tutakimfata mubaze ngo nisigaga yaye mavuta erayo ari amavuta ya olive oil yo guteka niyo nisigaga dore iminwa ukuntu yabaye ayiwe hantu udafite umugabo ukomeye mu mutima yaguta kuko wabaye hano ntabwo nari nkitwa Natasha nari nsigaye nitwa Denise ntabwo ino sura yari iberanye na Natasha pe kumbi isura yangu game over kagaseko ntabwo nabasha kugaseka mwihangana ntabwo nabibasha pe utu turanjera rero nitwo bari bamaye nako isaso turanjera twiza twaranampenze kuruta turatugoma duto dupfuba ni twiza nyine dore hari urwara rwari rwanavuyemo ariko ibibazo biragwira ariko mana we rero nyuma naje kubyiba ku buryo nirampeta itankwiraga n'intoki zirabyibuha bra urumva ariko urabona ko nanaguze amapinki iyi rero iyo porte bebe bari bambwiye ngo ni nziza irashyuha kandi umwana yakivuka aba akeneye ubushyuhe bwinshi niyo mpamvu rero nayiguze urumva ngo agomba kuba ashyushye ngayo nguko rero urumva ariko iyi shari nakomeje kubera kwa kuntu yampenze nakomeje kuyirambura kugira ngo muyirebe mutazi no kuvuga ngo ntimwayibonye abayizi murayizi ubwo ngubwo si ngombwa ko mvuga ibintu byinshi murayizi nari naniwe mwabibonye umunaniro mu maso reba umunaniro mu maso side munaniro noneho amabere yaraje nta bere nagiraga ariko ndebera ibere nikorewe bana nyagasani utu tugofero natwo twarampenze rero kari akagofero mfite kara n'akantu kako wambika umwana mu ijosi kugira ngo imbeho itaza kumwica mu ijosi urumva nako ushiramo dore ka kagofero kandi gafite udusokisi bisego turano uducomplete urumva no uducomplete hariya isengere isivamo nari natebeje kujya mutambarira umukondo ubwo ngo nanjye nari nahishe nda turadusokisi rero mana nyagasani naraturebaga nkumva ngiye gusara twari twanshimishije be muri kumwe umva nkaba ndi gusakuriza muri vlog yanyu rero ariko icyambere nuko amakuru nyabagerezaho ku gihe hanyuma dore yasuti yo konkerezamo aho kushimana aho kucirira wikipushi wino mubwire kibondo umva aya mavuta muyazi iki rero muyazi iki cyambere cyo nuko nzikahenda ariko ikirenze ibyo ngibyo ngo ni meza pe kibondo ukambwira abanyarwanda sweetheart acira inde kibondo urumva aya mavuta ni meza papa nanjye numvaga natwisigaho ibaze ko atanampumurira ngo mbangamire kandi nta kindi kintu nari nkiri gukoresha amaparufe nari narayavuyeho amavuta ibintu byose bihumura nta kintu na kimwe gihumura cyinjiraga hano mu nzu n'umushyitsi yarazaga nkahita amusohora iyo numvaga humura wumva urwego byari biriho abantu byabayeho murabizi rero niyo mpamvu ubona ukuntu nasaga ariko
bikantangaza ukuntu ari amavuta yo nayikojejeho bigakunda. Ni ibitangaza. Dore rero twa dukoresho tw'umwana two kumutegura harimo utuntu twinshi cyane. Ho karakoresho ko nari nanakababwiyeho. Uyu ni wa mwenda rero nanaguzeho kuvukiramo ariko mbona nagushamaje. Mba mbivuyemo nigura indi saruwete. Zino bibero rero ni zimwe umugabo wanjye yanze. Umva byabaye ibibazo ngo nimbi, ngo zirabundaraye, ngo ni binini. Nuko ndazibika ko nta kindi kintu nari gukora. Urumva ubwo iyo yanze ikintu nyine aba yacyanze. Ubwo nari kujya gushaka aho mbyara umwana uzazinyweramo. Aka kagikoma nari nagakunze ntabwo mwabyumva. Nakunze ibara ryako, numvaga nagura ibigoma bisa kuri nka 5. Ariko ndavuga ati reka byaba ari uguhindahindira. Aka bebe, aka sheri, uko shimana cyatutubikanye kipushi. Urumva ubu ngubu rero mbabwira ndi kumwe n'akabebe. Ngiye kubatamo urugendo rwanjye rwo kubona uno mwana, mana y'isi n'ijuru. Hanyuma nimara kubaha vlog zose nzabereka byose, igise kiri kundya ameze nabi tugiye kwa muganga, nzabaha ubuhamya. Yesu we, nzababwira ibintu byinshi. Urumva ariko ikintu nabwira umuntu utarabona umwana, iyi video ntitume ujya kure ngo ubabare, itume wiheba, itume aho gusenga. Ugomba kubona umwana mu izina rya Yesu Kristo. Ugomba kubona umwana. Imana itanga abana. Urumva ntago kumara hashize abana. Umva murabizi namwe simuzize amagambo navuzwe, murayazi. Natasha ntabyara, Natasha, ariko Imana nyine ni igitangaza. Kandi ngiye nkunda kubabwira, bureka nzabikora muri video nzabahereza, mbabwire ukuntu nabigenjeje, mbabwire inzira byaciyemo kuva mu ntangiriro kugeza mbonye umwana. Ariko ikintu cya mbere cyamfashije ni gusenga. Mukareka ubunebwe, mukabyuka saa 9 za nijoro mugasenga, bizabafasha. Ariko tuzakora video irambuye ngende mbabwiramo ibintu byinshi. Urumva gusa nasaga nabi pe. Ibyo byose ndi bubitindeho, sindi bunabigarukeho. Nasaga nabi ariko ni handi usa nabo ukavuga ati nta kibazo, igihe nisigiye se byamariye icyapa. Ukavuga ati reka niturize. Icyo gisabeti nicyo nahisemo rero kuzajyana kwa muganga. Barakinshishikarije ngo ni cyiza. Nkonfirima ndavuga ati nicyo nzajyana ko nicyo gishyuha. Urumva ariko byaje kurangira ari na binini, kandi umugabo yari yambwiye ngo ni dutoya. Urumva ubwo rero ko kuntu numvaga nashyushye, nafataga n'ibyo nari narebye nkongera nkabisubiramo. Umugabo wanjye yari yambwiye ati wabaye nk'umusazi neza, wasaze. Urumva wasaze nata, harabura gutora amashashi ko kuntu nari nashyushye. Dore za pampa rero, dore ubwoba. Natekereje pampa ingana kuri ukuntu nzayambara. Ni ukuri kw'Imana numva umugongo uraturitse. Ndavuga ndapfuye, umva ko nigenje umwana, umva ndapfuye. Buryo umuntu yambara ikintu kingana kuriya. Ariko ni rwo rugendo nyine, ntago wabikwepa. Ni ibintu utagomba gukwepa, ahubwo ugomba gushimira Imana ko wabonye umugisha, kuko ni umugisha. Abantu benshi cyane bifuza kubyara, aba ari umugisha. Dore twa baby bag rero nababwiraga. Tuno baby bag ku bantu batabizi, zino baby bag ziragufasha mu gihe ugiye mu rugendo ukabashyiramo ibikoresho by'umwana ukabyitwaza. Hari inini hakaba n'intoya, biterwa n'urugendo ugiye gukora. Iyo uri butware ibintu byinshi ufata inini cyangwa ugafata iriya ntoya. Urumva aka karingiti ko nakababwiye n'ak'umwana karashyuha. Ni keza cyane pe. Urumva ni keza cyane. Nese nkazinga. No igitangaje numvaga nakiyorosa. Nakirana igitambaro cyane kirimo agahuyo. Izi pampa muzizi y'ikirere nizo bampitiyemo ngo ni nziza. Aka kantu ni keza shayo, ni keza byahatari. Umuntu w'umubyeyi bagomba kuba gafite, kubera ko hari igihe umwana imibi murya ukaba utaramana supaneti, akaba ari muri salo cyangwa hehe uragafungura. Iriya nareze rero uhanaguriraho umwana. Umva ibintu byose narabimenye, ntago mwancika. Mu gihe uri kumuhindurira pampa, mu gihe uri kumuhanagura. Iyo ni baby Moise. Iyo ni Rangette. Iriya ni baby Moise rero. Baby Moise murabizi kuri ubu ngubu uri umuntu udashaka ko abantu baza baterura umwana we bamutera n'ibiki byose n'ibirwara n'ibiki abatakarabye, ukoresha iriya baby Moise. Sasa rero ningeze kuri bya bindi byari biri muri varize, biriya byo byari biri ukwabyo. Harimo amaga, harimo udusoksi, narabimeshesheje isabune ihumura neza, ukumva umwana yageze mu nzu ihumura nk'abana.
iyo sabune iyo nayikoreshaga nahitaga numva umwana yageze mu nzu byarangiye kuko irahumura pe. Turano dupeti bato noneho navugaga petit bato umugabo wanjye agaseka akenda nko gupfa. Wako si ibyo bintu wabikuye aka kanya umenye petit bato. Ariko nabaga nagiye kubibaza nyine. Akari agapeti bato rero nari nagakunze nasaze. Barambwa ati rero naguguru tw'amaboko magufiya, uguru tw'amaboko maremare cyane. Kara rero naravuze ati nzajya nkamushyiraho ari kuboga. Ari kuboga kugira ngo atiboga ku myenda. Ngura na buriya busokisi ariko banci intege barambwira ngo ngura ingofero nkeya ngo kuko hari abana badakunda ingofero. Ubwo nese ngura ka kagofero ka mbere mwakabonye harimo nako ngako. Umva banci intege ngo umwana ugura ingofero akazanga boro zose zigazashira nta nimwe yambaye. Nigura utugofero nka 3 twonyine. Urumva kara nakaje muri ya package y'imyenda yo kumukiramo y'umwana. Urumva kara nakandi kagofero kirindi baranaguze kugira ngo byibuza tungu tubara 2 dutandukanye. Mbibutsa ko byose nabigure kwa Bebeto Shop. Kara nakayiswime rero naragakunze nkihagera. Ndamuga ngo nakamba. Niko nkoresha umwana wanjye amaze koga. Niko mukoreshaho. Nyine ni keza karakamura ku buryo umuntu ahita yuma. Umwana ahita yuma nyine amazi akamushiraho. Kira ni ikindi kigoma rero. Nitwa kigoma dutoya umuntu arambika muri Baby Moise. Ashyira muri Baby Moise cyangwa akakabanza ku kigoma kinini akagahina. Ira ni ya robe rero wambara umaze kubyara. Nari nabuze irindi bara ndavuga akapfe gufatira ingi nubwo ari basa bose. Ariko ni twiza nabonye abasimo benshi badukoresha. Ndavuga ati reka mbifate. Mbona nibyo byiza bitewe n'ibindi byari bihari nibyo nahisemo cyane ko nashakaga amabara ya pinki kenshi. So kara naka niba nabone nk'agashari ko gufatiramo umwana ka kiriya myenda abarimo n'imyenda y'umwana bisa. Ira ni kanzu. Ni kanzu nabyo nambaye nkimara kubyara. Hari ibyo baguha kwa muganga njye nese nifatira bino. Urumva ngibiriya ndaje mbereka n'utw'umwana bisa. Harimo n'utw'umwana bisa dusa nka turi utu dupeti bato rero n'utumangazi twaje muri ya package yo kuvukiramo ya indi nahinduye nkahita mbyihorera. Na kariya niho kari kaje byose byajemo nyine urangenda kuvukiramo burimo ibintu byinshi cyane. Kara nagafire ko mu mutwe. Sweetheart dukore vlog mami. Dukore vlog mami. Kara nagapantaro k'umwana. Nagapantaro k'umwana harimo agashati harimo akagofero kiwe. Kara nakagofero ke byari birimo nyine numvaga nshaka kubimwambika nanjye tukambara ibisa. Nge nagatwine kanje. Kara nakashati nyakashyani. Narabirebaga noneho nkahita numva nahita mbyara muri iryo joro nkavuga mana ntamo mana we ntamo. Nawe mugabo yari ari kumbwira ati senata ko waguze amapinki menshi ntugure ibintu byakoreshwa n'umwana wari wese ubyaye umuhungu hambwa tuzabaze mana nsezeranyije umukobwa kandi ntabwo Imana ijya yibeshya. Umva nako gapira byose byari byavuye muri ya package yo kuvukiramo hamwe ndo kuvukiramo. Ego tuya turanje rero ni twatundi iyo umuntu agiye kuguhekera umwana arakabanza inyuma nari kubyereka umugabo akakazirika kuriya kugira ngo umwana ataza gukoza ururimi ku mubiri wawe cyangwa ku mwenda wawe wambaye kuko uwo mwenda wawe uburi mico. Uragafata ukakabanza inyuma rero ukakazirika. Naguze twinshi rero ngo njye mpinduranya naguze twinshi ngo tuya muratubona. Natura n'utundi umva naguze twinshi pe. Ndavuga tuzajya dukenerwa umuntu atubanze kugira ngo umwana wanjye guhura na microbe. Turano tukigoma rero hari aho naguze ibara rya gihungu ariko nakunze akari akabru karimo ntitaye ko ryari ibara rya gihungu. Naguze utugigoma twinshi two kujya mvanga mpinduranya. So ngo turiya sinakwiburamo n'agapinki dore ngakariye mwakabonye. Dore ndabona twari tutaranabitera ipasi. Tutarabitera ipasi ahubwo hano twese duteye ipasi dutangiye gupakinga ibyo nzajyana kwa muganga. Ubwo caguwa yo ntayirimo caguwa nayo shoppinze nyuma. Mana yanjye umva harahiye rero. Nari maze kunanirwa. Nakoraga akantu gato nkumva ngiye gupfa. Icyantiraga imbaraga no kubona ino myenda y'umwana nyine nkimagine umwana yahageze nkumva nizo mbaraga zanjye. Atarumva imbaraga zingarutsemo. Ariko ubundi nabaga nananiwe pe. Zira nizandabe rero nababwiraga zo gutarampamo imyenda y'umwana
mu gihe gikoresheje nyine ukayitarampamo nyuma. Nuko nguko dore igihe mwakibonye, dore ka kayozo kamwe ko gushyiramo amazi yo kunyuguza umwana. Ka gapuberi rero, aka gapuberi umugabo wanjye yaragakunze ariko nanjye naragakunze. Ni agasirimu pe mu by'umwihariko ni agasirimu. Mubibona ko ari byiza se? Ikintu muri bukundana mucyandika muri comment mugati nata iki ni cyiza, hanyuma munsabe na nimero zande za Bebeto Shop ubundi muzagendera mu mujye kumuteza imbere, kuko rwose mana ngiye yamaye serivisi nziza numva anejeje umutima wanjye. Nambwa nanjye nta kindi kintu nzakora usibye kuguha abakiriya. So rero ndabakunda, reka mbacike dukurikire na video zindi, mukore subscribe kugira ngo n'izindi video mujye muzibonera ku gihe. Ndabakunda cyane.